mwana amateka ye uko yavutse nta muntu bizi ariko yatoraguwe Mw'Ishamba. Muri kubona ari amazuru yuko gameze, ibisimba byari byaramuriye. Aka kantu kagahuza kano kaba muno muhaga nta karimo kugira ngo mbako bamudoda. Niyo mpamvu gabaye kuki nuko bamanuye nyine bakadoda kugira mu mubiri gongere gufatana. Baje kumutoragura ababikira baramurera. Ubu ngubu ari muri iki kigo nkuko mwabibonye ko angana gucya. Uri kubona ko ari umusore. Umubana babu wa mbere arimo nuwacu, ntago tumwiyubagana, ntawe tumuha, ntawe tugira gute. Byose kuzarinda yubatse urugo, ubuzima bwe bwose buri mu maboko y'ababikira. Uyu mwana yatawe inshuro ebyiri, noneho baragenda bamuta ku nkingi mu isoko hari ku magare. Umwana yaje kurererwa aha ngaha. Reba uko angana, ubu twenda nibishoboka wenda tuzashingira. Ubu n'ababikira umubyeyi we kugeza ubu ntago muzi. Yo BigTown mwonje mwiriweho amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi murimo gukurikirana BigTown TV gatano kuri gatano. Tukaba turi kumwe mu rugendo rw'uyu munsi, ariko imbere yuko mbabwira aho tugiye, ibyo tugiye gukora, nabo tugiye kujyana n'ibindi byinshi mukaba mujye kumenya ni mukanya gatoya. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe. Ntago nzaceceka ni nkuko nababwiye until mwese mwakanze subscribe kuri BigTown TV, gahunda zikagenda neza. I go by the name back T, behind the camera ndi kumwe na Mike. Tukaba twafashe umuhanda, tumaze kugera ahantu kure, ariko urugendo ruracyakomeza. Imihanda imeze neza ariko amacross ni menshi cyane. Uzi iyo wavuye kwa Nyirangarama uganisha za Musanze nahe tumaze kugenda urugendo rw'isaha n'igice n'iminota 40 gutyo, ariko urugendo ruracyakomeza. Aho tugiye nicyo tugiye gukora bimeze gute, ibi byose nakanya keza cyane ko kubimenya. Tukaba turi kumwe na group yitwa Women of Vision, ndaba mama abagore bafite vision. Nibo tugiye kujyana uyu munsi. Tugiye kujya hehe, tugiye gukora iki n'ibindi byinshi. Ngaba hano tukaba turi kumwe nabo babiri, nibo tugiye kujyana, ariko ntago ari aba ngaba gusa, hari n'abandi benshi cyane. Reka babanze batwibwire amakuru. Kuri ni meza bakti. Banze usuze bariya. Ndabashuje. Yeah. Okay. Wabibwira maze gahunda zigakomeza. Nitwa Muhongayire Betty. Nkaba ari nge uhagarariye group ya Women of Vision. Turaba mama n'abakobwa. Nitwe. Okay. Women of Vision nichi? Women of Vision ni group y'abamama n'abakobwa. Dufite ibintu byinshi cyane dukora, ariko cyane cyane dukunda gufasha. Nicyo kintu dushingiraho. Dufasha cyane rero abantu bafite ubumuga, abandi n'abantu bose bababaye. Tugera ku bantu bababaye kenshi. Ni ibintu dusanzwe dukora. Okay. Ni byiza cyane. Women of Vision yatangiye ryari, ibikorwa maze gukora tubimenye byabari byiza. Yatangiye 2015. Tumaze imyaka hafi 7. Twagiye tugera ku bikorwa byinshi cyane. Twagiye dusura mu ntara zitandukanye, Rubavu, Rwamagana, Kigali mu mujyi hose. Twagiye tugenda tugera ku bantu muri ubwo buryo. Okay, nice. Women of Vision na bamama bakoze group yo gufasha abantu batandukanye. Ni byiza cyane, ni igikorwa cyiza. Ku ruhande rwawe nawe ufite Grace, ngira ngo we twamaze gukora ibikorwa byinshi cyane. Nawe ari muri Women of Vision cyangwa yaherekeje? No Women of Vision. Nawe microphone adusuze. Muraho. Nitwa Grace Mukarurango. Okay. Grace bimeze gute? Meze neza bakti, ndashima Imana. Tubwire gatoya urugendo rwo kuva i Kigali kugera hano hantu tumaze kurenga Nyirangarama. Turimo kujya i Musanze n'ahandi. Urugendo rwari rumeze gute?
urugendo rwabaye rwiza cyane kandi turacyakomeje. Imana yaturinze n'aya makorosi ateye ubwoba, amakorosi ameze nabi, ariko Imana iracyakomeje kubana natwe kandi turizera ko tugirayo amahoro. Nice cyane wasubiza umuyobozi wa Women of Vision akatubwira gahunda tugiye gukora uyu munsi, tugiye kujya hehe na hehe, tugiye kureba nde. murakoze Bakti. Ubu ngubu turakomeje Musanze. Hambere turi bujye tugiye mu kigo cy'abamasera cyitwa Sevensa, tugiyemo gufasha abana babamo bafite ubumuga. Nituhava turakomeza ahantu hitwa Karwasa, ni mu muhanda ugana Cyanika. Hariyo umwana wagize ikibazo cy'uburwayi bwa kanseri, arababaye cyane, twifuje ko uyu munsi nawe turi bumugereho akagira ubufasha tubaha. Abo bana mugiye gusura bameze gute, nabahe, kubera iki mwafashe gahunda yo kubasura? Aba bana impamvu twafashe gahunda yo kubasura, twasanze biri bimwe mu nshingano zacu dufite zo gufasha abafite ubumuga. Ni abana baganjemo kurwara amaguru, kubazi amazina y'ibitimbo, babyimba amaguru, abandi bafite ikibazo cyo mu mutwe, abandi bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubumuga. So tutaza gutinda cyane, uyu munsi tumaze kumenya gahunda akaba arimo gukurikirana BigTown TV. Urugendo rukaba rukomeje, ntabwo rwatangiriye hano, twahuye n'abamama Nyabugogo, turinjira hano tumaze kurenganyira Ngarama, tuvuga ngo kubera iki tudasuhuza abarimo gukurikirana BigTown TV, tubabwiye na gahunda tugiyemo, muradusengeye kugira ngo dufate umuhanda fresh tugereyo neza, gahunda zikomeze neza cyane. Imodoka ngiyo nayo reka twinjiye mu modoka, gahunda zikomeze. Big up to yourself for gukurikirana BigTown TV. Nuko nguko biba bimeze. Trip iracyakomeza, turakomeza natwe kubabwira uko bimeze kuva hano no gukomeza. Imihanda ndakeka ko imeze fresh cyane, aho tuvuye kugeza hano tugeze, naho tugiye gukomeza. Turasaba Imana tugereyo neza, gahunda zikomeze fresh. Let's go my people, everything is gonna be good, and this is BigTown TV. Remember to subscribe. Nkuko mutubona twageze Musanze, tutangiye guhaha, twaje mu gikorwa cyacu cyo gusura abana bafite ubumuga. Nitwa Lilian Umumararungu, nkaba ndi secretary w'iyi group cyangwa ministry yitwa Women of Vision. Ndi kumwe n'abagenzi banjye nkuko mubibona, bamwe muri bo babasuhuza. Mwiriwe. Ibyonyine. Anyway, turimo kusohoka duhaha, ariko abantu bamwe bagenda babasuhuza ntacyo bitwaye. Hello. Hello, mwiriwe. Twasohoka tukajya guhaha. Nkuko mubibona, murimo kubona ko hano handitse ubumuntu. Twakomeje ku modoka turimo guhahiraho. Babifundishe ariko ntago turarangiza, turacyarimo kugura ibintu. Bino ni bimwe mu bintu dutwara adushira abana. Harimo umuceri, harimo isukari, harimo kawunga, harimo amavuta, harimo jus, harimo amasabune, n'ibintu bitandukanye.
turi kumwe n'abandi ni abantu benshi ariko bamwe bagiye guhaha ntago bari hano bagiye kuzana ibindi bintu and turakomezanya naho tugiye. Thank you so much. Yeah, BigTowners turi muri Beast na Women of Vision n'aba mama abakobwa aba sisters hari ibyo bagiye gukora ngira ngo maze kubimenya urimo kurikirana BigTown TV ariko iyo ndi kumwe nabo gutya tutaragera ahantu mu gikorwa tugomba kurya show quiz. Reka dutsangiye hano mama bite? Ni byiza. Witwa nde? Nitwa Imana Davira. Yeah, harya vision niki? Byamunaniye. Uyu nguyu. Witwa nde? Witonze Queen. Vision niki? Icyerekezo. Noneho women niki? Umugore. Umugore. Ngo iki aho yangwe na kamera foto uyu nguyu neza nimba arimo kwihisha nanone bimeze gute? Sawa cyane. Ngo women niki? Women ni abagore. Bino bana gutya se iyo nzobe soresha kwihisha Utangiye kunsetsa ubwo byapfuye. dusobanura women niki? Agize ubwoba aho ya mama Kongole ntago ashaka kuvuga reka negere hano women arya niki? Women n'abagore. Vision Icyerekezo cyawe niki? icyerekezo cyanjye ni gufasha nk'umugore. Icyerekezo cyawe byumvishe icyerekezo cyawe nk'umugore? icyerekezo cyanjye ni ugufasha abababaye ibimuga abakuze bafite ubumuga. Nicyo cyerekezo cyawe? Bitewe na groupe ndimo ya Women of Vision. Okay. So ubona se? Icyerekezo cyanjye ni ukumva ko nanjye mu bugore bwanjye ngomba gukora ibintu by'ubutwari. So ubona se fresh sana take 5. Icyerekezo cyawe mama? Icyerekezo cyanjye ni ukuba umudamu ufasha abatishoboye abababaye kugira ngo nanjye nzarebe ahejo hazaza habanje kuri isi ya Nyagasani. Asante sana mama. Karame. Amazina? Agapfukamunwa ni ngombwa kukambara. Nta kibazo. Ku mazina y'ababyeyi nitwa Nyiraminani Marthe, ay'umugisha nitwa Mamisimbi, nkaba ndi umuwomen. Akazina k'akabyiniro? Mamisimbi. Asante sana. Vision yawe ni iyihe? Ni ukuvuga ngo icyerekezo cyanjye ni ukwiteza imbere ngateza imbere n'abo turi kumwe ntibagiwe n'abandi badafite ubushobozi nk'ubwo mfite nk'ababana n'ubumuga n'ibindi. Icyo cyerekezo cyawe? Gufasha ni iki arya mama? Gufasha ni ukuvuga ngo ni ukuba ufite umutima w'urukundo ukumva ko hari abandi bakeneye ubufasha bwawe ku buryo mbese nawe wagira icyo ubagezaho. Abantu bose ku isi bakeneye ubufasha? Ubundi wait mama, ese buri muntu ku isi akeneye ubufasha? Hari abakeneye ubufasha hari n'abadakeneye ubufasha. Abakeneye ubufasha ni abantu bameze gute n'abatawukeneye? Abakeneye ubufasha ni babandi baba babaye nk'abakene n'ababana n'ubumuga numva ari baba bakeneye ubufasha cyane kurenza abandi. Wese nta bufasha ukeneye? Nanjye hari uwabona akabona mbukwiye ariko ngiye hari abo mbona nkabona ari bo bukwiye cyane kurenza ngiye. Viziyo yawe harya ni iyihe nk'umumama? Viziyo yanjye ni ukwiteza imbere tukazamurana nk'abamama dufashanya mu byiza no mu bibi. Murakoze cyane. Amakuru? Meza. Nawe amazina? Nitwa Musabyimana Marie Chantal. Marie Chantal.
vision ni iki? viziyo ni icyerekezo. Icyerekezo cyawe ni iki? Icyerekezo cyanjye nicyo kwiteza imbere, ngateza imbere n'abandi, ngafasha n'abo bishobotse. Ngo abantu bose ku isi bakeneye ubufasha. Yego. Kubera iki gute? Ubufasha biterwa n'ubwo ari bwo. Hari ukeneye ubufasha ku bitekerezo, hari n'ukeneye ubufasha ku mutungo cyangwa se ku bindi bintu akeneye. Mufite ubwenge musubiza neza, reka subira inyuma noneho. Hano ndaza kureba hagati y'inyuma n'imbere ni bande bafite ubwenge bwinshi cyane. Nawe ndaje. Ubufasha ni iki? Ubufasha ni igihe ugoboka mugenzi wawe mu kintu akeneye wowe ufite we adafite. Ese abantu bose ku isi bakeneye ubufasha? Yes, buri wese ufite aho ashaka kugera ku isi akeneye ubufasha kuko nta muntu ufite aho yari yagera. Tugufasha iki? Mwamfasha mu isengesho kuzava kuri iyi si mfite amateka nsize meza. Vision yawe yaryo bambwiye ngo ni? Vision yanjye ubundi ni urukundo, ni rwo rwa mbere, gukunda mugenzi wanjye nk'uko Bibiliya bivuga, ubundi tugafashanya nyine muri bimwe umuntu akeneye wowe udafite, abantu bose nyine bagafashanya, buri wese agaha umuntu icyo adafite. Yes. Ukeneye ubufasha? Bundi munyarwanda aravuze ngo ntawigira. Tugufasha iki? Ku bwanjye ubundi mwamfasha uburyo bwo gusenga kugira ngo nzasigure inkuru nziza y'umusozi. Mwese mufite ubwenge, nangize ngo ni imbere gusa, ni kumbe n'inyuma hari ubwenge. Ngira tugufasha iki? Mwamfasha mu buryo bwo gusenga kugira ngo nzatere imbere no mu byo nkora, mu mbaraga z'amasengesho, no mu byo mba nkeneye kugira ngo ntere imbere. Impamvu wafashe urugendo kuza hano i Musanze uyu munsi ni iyihe? Ni uburyo bwo kujya gufasha abababaye nk'uko groupe yacu ibivuga, igikorwa dusanzwe dukora rimwe mu mwaka, dufasha abana bamugaye gusa n'abafite ibibazo bitandukanye. So uyu munsi gahunda zimeze gute? Tugiye hehe? Tugiye gukora iki? Uyu munsi tugiye gufasha abana baba mu kigo cya hariya kuri groupe kuri Sevensa babana n'ubumuga. Harya ninde muri imodoka wakurikiranye story wa muntu urwaye kanseri? Ninde? Ngo ikwisho sinzi yabyimjije. Ni wowe? Urayizi? Reka nzi. Reka nzi. Bimeze gute? Tugende hanze nta kibazo. Ese umbwira. Barimo kwinjira n'abandi bakti barimo kwinjira, tujye kugenda. Tujyane muri. Tugende nyine twicare tujya. Harya story bimeze gute? Yewe muntu ngo urwaye kanseri. Ni umwana watangiye arwaye agaheri. Byatangiye arwaye agaheri gatoya nk'aha ngaha. Ajya kwa muganga. Bamubwira ko bamuha imiti, in fact cyo bamuhaye imiti. Bikomeza ariko kahabyimba, akanya habyimba, basubira kwa muganga bamuha transfer i Kigali. Ariko cyo impande yari ifunze, nta hantu ho kunyura hari hahari. Bagumina habivuza mu gihe gito, ariko urumva kubera ko ntabwo yaryaga, hano hari harimo havagamo ibintu bitari byiza. Bamuha imiti kwa muganga iyorosha imbere, ariko inyuma ikibazo cy'igihari. Hanyuma bigeriye kwa muganga baramubwira nta kindi kintu twabikoraho. Hajemo kanseri kandi iri nka stage 3 idashobora gukira, of course. Bamuhereza mu rugo, aguma nta kindi kintu kindi bari gukora, n'abantu batifashije,
n'iyo miti kuyibona anywa kugira ngo abashe kurya ntago byoroshye, kurya ubwabo ntago byoroshye. Ahantu baba muraza kuhabona, turaza kujyayo tuhabereke. Ibi bintu ntago tubikora mu rwego rw'uko tuba turimo nko gupublicita wenda ibintu twakoze, tubikora kugira ngo n'abandi bantu bashobora gushaka kugira ikintu bakora kuri abo bantu, bamenye ko abo bantu bahari, you get, bamenye ko abo bantu bahari, babe batekereza nabo kubafasha. Ni muri urwo rwego tubikora. Birashoboka ko twabikora ntitubyamamaze, kubera ko abantu bajya bibaza ngo se ngo ubundi baravuga ngo iyo umuntu atanze ngo ntago abandi bagomba kubimenya, ariko turabizi ibyo nabyo turabigira byo gufasha abandi bantu kandi ntitubitangaze. Ariko hano impamvu tuba twabitangaje ni ukugira ngo n'abandi bantu nabo batekereze, bavuge ngo se natwe hari ahantu twakora iki, ese twebwe twabafasha iki. Ntago gufasha ari ibintu byinshi, bakti ni umutima w'umuntu, kuko urebye aho hantu abantu baba bakeneye ibiryo, bakeneye kwambara, bakeneye kubaho, you get, n'umwana akeneye imiti, nyina nta bushobozi afite. So ni muri urwo rwego tuba tubishize hano. Turaza kugera mu rugo tumubereke, tubereke ikibazo afite, n'abandi bantu bazifuza kujyayo bazabona contact ibarangira. Ntago ari contact yacu, ntago turimo kwiyamamaza ngo abandi bantu batuzemo, no. Byaba byiza baje, ariko batanaje nta kibazo. Cyo twifuza nuko bafasha abo bantu, kuri twebwe niyo nyungu yacu. Tubonye benshi babafasha, niyo nyungu yacu. Icyo twakoze ni nabwo twakumva tunezerewe, kuko twe twenyine ntabwo twabashobora, ariko twebwe n'abandi bantu barimo kutureba twabishobora. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Mwabyumvishe BigTowners. I'm not gonna keep quiet until mwese mwakanze subscribe muri gukurikirana izi gahunda zacu. Reka dukomeze urugendo, ibindi biraza kuzana mu kanya. Stay there. Yes, kubarimo kurikirana BigTown TV, tukaba twageze i Musanze hano muri iki kigo. Ikigo cyitwa gute, bakora gute, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi byose muraza kubimenya. Ni ikigo cy'abamanseri kirimo gufasha abantu benshi batandukanye, ariko ntago tubizi neza uko bimeze. Baraza kudusobanurira nabo abamanseri ngo murimo kubabona hano. Group twazanye y'abamama ngiyi hano yitwa Women of Vision. Umuyobozi wayo nguyu hano, reka abanza asobanurira abamanseri Women of Vision ni gute batekereje muri iki kigo n'impamvu uyu munsi turi hano. Urakoze cyane Bakti. Twaje hano uyu munsi nka group Women of Vision, n'abadamu beza. Twaje rero tugana hano i Musanze duturutse mu mujyi wa Kigali,
impamvu twatekereje ku bamasera twasanze ikintu abamasera bakora gihuje natwe n'icyo twifuza gutera inkunga. Twaje aha ngaha rero tugana abamasera bafite abana bafite ubumuga barwaye mu buryo bugenda butandukanye. Impamvu twabatekerejeho cyane twarabamenyeshejwe tubabwirwa n'abandi bantu, dutekereza ko twabanza koko tugasuzuma tukareba ko koko bikwiye, dusanga koko birakwiriye ko twaza kubasura. Ni muri ubwo buryo rero masera twabatekerejeho, nta kintu gikomeye kidasanzwe twazanye, umutima cyane ukunze kandi ubakunda niwo twazanye cyane, ariko twaje tunahekeye abana kugira ngo dusangire. Ni muri ubwo buryo turabakunda. Okay, hagati ngaho kuri mwebwe mu gucyana BigTown TV ndakeka ko nago muzi iki kigo gikora gute. Turi kumwe n'abamanseri hano baraza kudusobanura iki kigo cyitwa gute, gikora gute, bafite abana bameze gute. Ni group bamaze kubasobanura impamvu turi hano nukuza gufasha. Mwiriweho mama? Mwiriweho. Cyangwa muhe iyo microphone yego watwibwira. Yewe nitwa Seri Claudine Ntamuntu. Okay. Yes, uyu munsi iyi group yagusuye hano, yabasuye muri iki kigo cyanyu, ariko twifuza kumenya iki kigo cyitwa gute, mukora gute? Murakoze. Akaba ari njyewe uhagarariye iki kigo cya Centre Sevensa, nkaba nkorana n'undi mubikira unyungirije witwa Seri Teresa Ayingeneye. Tukaba turi babiri turi muri ubu butumwa, nkuko mubinsabye kubibasobanurira neza. Iki kigo ni ikigo cyubakiye ku muryango w'ababikira ba Mutagatifu Viseni wa Paulo Birenderede. Umuryango w'ababikira ba Mutagatifu Viseni wa Paulo Birenderede ni umuryango ufite ubutumwa cyangwa se mu rundi rurimi mu Gifaransa charisme yo kwita ku bakene. Muri ubwo buryo bwo kwita ku bakene nibwo rero hashinzwe iki kigo cyo kwita ku bakene bafite ibibazo bitandukanye. Nkuko mwabibonye, dufite abana bafite ubumuga butandukanye, yaba ubwo mu mutwe, ubw'ingingo, mbese buratandukanye nkuko namwe muri bubyibonere. Iki kigo rero nkuko mwabisabye cyatangiranye n'umuryango 1956, akaba aribwo umuryango wageze mu Rwanda. Icyicaro cy'umuryango mu karere k'u Rwanda ni hano, akaba ku rwego rw'isi icyicaro cy'umuryango kiri mu Bubiligi. Ubwo rero hano guhera 1956 igikorwa cyo kwita ku bakene cyaratangiye. Byaje kugeraho bigaragara ko hari abantu bari kugenda basigazwa inyuma b'imbabare, biba ngombwa ko muri iki kigo bashyiramo abana babamo. Guhera 2007 abana batangiye gucumbikirwa baba muri iki kigo kugira ngo noneho babashe kwitabwaho, kuko bari baratereranywe badashobora kugera ku ishuri nk'abandi. Biba ngombwa yuko habamo interina yo kwita ku bana bafite ubumuga kugira ngo babashe kubona uburenganzira nk'ubw'abandi bose. Nkuko rero nabivuze, umuryango wacu gwita ku bakene b'ingeri zose bafite ubumuga butandukanye. Muri iki kigo harimo abana 42 babamo, bakiga bacumbikirwa bakavurwa ku buryo butandukanye. Abandi barenga 200 bitabwaho barihirwa amashuri, bafashwa ku buryo butandukanye, bakabasha gusubira mu ngo. Noneho ubwo bakaba bari mu ngeri nabo zitandukanye. Hakaba n'ikindi cyiciro dufasha cy'abantu bafite uburwayi bitwa sinzi ubwo burwayi babwita imidido. Bamaze kurenga muri za 800 bafashirizwa ahangaha. Ubwo nabo bari mu ngo baza gufata imiti, cyane cyane nkuko mubizi muri iki gihe cya covid ntago byoroshye. Baza gufata imiti rimwe mu kwezi, noneho tukagerageza kuberekera buri muntu akabasha kwiyitaho
rimwe mu kwezi bakaza, dufite n'abaganga bakurikirana bakaza, urembye we arakurikiranwa cyane akabasha kuza nka 2 mu cyumweru akabonana n'abaganga. Ubwo rero ubutumwa dukora nkuko mwabinsabye nubwo ngubwo, twita kuri bose nta usigaye inyuma mu ngeri zitandukanye, ntabwo ari abana gusa. Iyo umuntu avuze abakene ni muri rusange. Noneho aba bana igituma bari ahangaha nuko aribo bari bababaye kurusha abandi, kuko abenshi tubakura mu mafamiye batagaragara batagira gute, tukabazana tukabasha kubashyira ahangaha. Akaba ariyo mpamvu interina y'aba bana bafite ubumuga ihari, kugira ngo nabo babashe kugira uburenganzira nk'abandi bana bige, kuko ntago byashobokaga kugira ngo babashe kugera ku ishuri. Nkuko rero muri kubibona namwe muri buze kubyibonera, bafite ubumuga butandukanye bubabaje, mbese buteye impuhwe. Kuba baba muno ni ngombwa, kandi twabonye koko ari ngombwa kugira ngo babemo, kuko bari navuga batabona uburenganzira nk'ubw'abandi. Muri makeya rero umuryango wacu wa Bikira ba Mutagatifu Viseni wa Paulo Birenderede, nubwo butumwa bwacu dukora kwita ku bakene b'ingeri zitandukanye. Mbese ubwo nukuvuga ngo ni ubutumwa bw'umuryango, ni karisime y'umuryango tuba dushyira mu bikorwa, hakabonekamo noneho ibice by'abantu bose, ingeri zose, ntawe usigaye, ntawe uhejwe. Murakoze. Okay, ikibazo nanjye kubaza nuko aba bana cyangwa aba bantu mufasha no mubakura hehe, mubabona gute cyangwa muzana gute mu kigo cyanyu? Kugira ngo aba bana tubashe kubabona ntago biba byoroshye. Dukora ubutumwa tukabasha gusohoka mu kigo, tugasanga abantu bababaye no mu ngo zabo, tugenda duhura n'imbabare. Noneho n'abantu bamaze kutumenya nabo bagakora ubutabazi, bati ahangaha hari umwana ubabaye, ahangaha hari umuntu w'indembe, tukabasha kumugeraho byihuse. Turi kumwe, dufite abakozi dukorana, nk'abandi kumwe n'umubikira, umwe asigara hano ari kwakira abantu, undi akajyana n'abakozi mu giturage kugira ngo tubashe kureba abo bana bababaye, tubashe kureba uko twabageza hano, nanga se uko twabafasha, niba ari ngombwa twabafashiriza aho bari. Murakoze. Okay, iyo mwabazanye hano mubafasha gute? Usibye ko hari byinshi wasobanuye, mubafasha gute? Ku miryango yabo mubakuraho gute? Ikintu cya mbere dukora, tumanza kwita ku mwana cyane yuko aba ari ubabaye. Twamara kubona ubuzima bwe tubugejeje aho buri ngombwa, tugasubira inyuma tukareba n'umuryango we, kugira ngo wa mwana igihe atakiri hano mu kigo yasubiye mu muryango we azabashe noneho kwakirirwa, kuko akenshi bagira ubumuga akagira noneho no gutabwa, bigakubitiraho n'ubukene bw'imiryango, noneho akaba ari cyo kibazo umwana agenda agahura nacyo, akaba umuntu watakaye ku buryo bwose. Tugerageza gufasha umwana, tugafasha na famiye. Hari uburyo twubakira amafamiye, noneho tukabafasha mu byo kurya, mu myambaro, tukabaha n'inama zigiye zitandukana, noneho kugira ngo wa mwana wari waratawe, wari warabaye umuntu uri wenyine, iyo tumaze kumuha uburere, amaze kumara kwiga, aragenda famiye ikamwakira, kuko famiye nayo ibimaze kubona urumuri. Noneho natwe mu by'ukuri mu bikoresho bisanzwe bifasha umuryango, natwe tubasha kubafasha kugira ngo bavaho bari wa mwana azasange bamaze kugera ku ntera, batagifite uburenganzira bwo guta noneho wa mwana, ahubwo bamwakira, batari kuvuga ngo turaburara, turagira gute. Tugerageza buryo ki bwose dufasha famiye ikazamuka, kugira ngo umwana tuzamurekure agira ahantu yituriza heza. Okay, iki kigo kiyobowe n'abamansera gusa cyangwa hari n'abandi batandukanye? Iki kigo kiyobowe n'ababikira. Ababikira. Kuko ni icy'ababikira. Ese ababikira ni abantu ki bameze gute kugira ngo umuntu abe umubikira? Kugira ngo umuntu abe umubikira, mbere na mbere ntabwo umuntu ari ubyigenera, ni Imana itora.
noneho igitekerezo bisanzwe kigakura mu muntu akiga amashuri nk'abandi kagira diplome nuko kubera byose ari Imana ibigena ni umuhamagaro nk'uko uzi ko hari abubatse hari abandi bari mu bundi butumwa butandukanye noneho ukumva muri wowe nta ukoheje nta ubikubwiye nta mubyeyi ubikubwiye wewe ubwawe ukagenda ukajya gushaka uti nshaka kuba aha naha nshaka kujya gukora igikorwa iki n'iki nk'uko umutima wanyu gwabafashije mukavuga muti turaza gufasha aba bana ni umutima wa buri muntu gubigena gumupusa nyine bigenwe n'Imana kuko umuntu ntago ubwe yishoboza umuntu akaza ukemera rero guhara ubuzima bwawe bwose wemera kubuharira aba bantu b'imbabare kubakurikirana utiziganya utagize ute byose ubuzima bwawe bwose kuvuga uti ndaje nyagasani nkora ugushaka kwawe ukaza ugakurikira Yezu mu mbabare muri aba ngaba baciye bugufi ugatumikira Yezu ubasha kwita kuri aba bantu baciye bugufi nuko nguko umuhamagaro guza nta muntu utera mu wundi nta mubyeyi ubwira umwana ngo mwana wanjye nshaka kuzajya hanaha ntawe umwana w'ubwe bitewe n'iby'Imana kuva mu iremwa rye Imana ibyibara mugeneye umwana niwe ubyumva muri we akagenda nk'uko uzi ko ukubona inshuti mugakundana ku rwego runaka nta muntu ukubwira ngo kundana na runaka nta n'umubyeyi ukubwira ngo jya gukundana na runaka uko muhura n'Imana ibikuzi nuko nanjye naje nkagera muri uyu muryango n'Imana ukuzi gusa nari mfitemo iyo nyota mvuga ngo nanjye nziha Imana mfasha abakene ngire gute kuko nabibonaga ubwo rero nanjye icyo kinyotera kinkuramo ariko nta mubyeyi cyangwa undi muntu wabinteyemo Imana iyitoye iratora nuko nguko bigenda irahamagara nyine ikabigenera umuntu ukabikuriramo ukabibamo ukagenda murakoze cyane muri group nimba ari umuntu ufite ibibazo bibiri byonyine shaka kubaza Mansel maze tugakomeza n'izindi gahunda banje kubasuhuza ngiye mpagarariye umuryango wa Bikira Mutagatifu Vincent wa Paulo Birenderede mu karere k'u Rwanda abo karere k'u Rwanda bivuga navuga ko inzu nkuru iri mu Rwanda hano mu Ruhengeri hano haraguru akarere k'u Rwanda karimo u Rwanda Kongo Uganda na Centrafrica ubwo rero hose nk'uko Claudine yabivuze hari ibikorwa by'umukene ariko navuga icyo nakongera ku byo yavuze nuko intego yacu si ukuvuga ngo ni ukugabura cyangwa ni ugutanga ibintu muri aba baciye bugufi icy'ingenzi ni ukugira ngo twerekane ko ari umuntu nk'abandi ukwiye icyubahiro akaba akwiye nawe kubaho ni icyo ngicyo cy'ingenzi iyo umaze kugaragaza ko ari umuntu icyo gihe umufasha kuri roho no ku mubiri ukabyumvisha n'abavandimwe be n'abandi bantu ko nawe ari ikiremwa cy'Imana agomba icyubahiro nawe agomba kubaho ndatekereza ko aricyo cyabazinduye namwe murakoze rero nakumwa ko nagira ngo nongereho ubwo ndi kumwe n'undi muvandimwe dukorana mu buyobozi ubwo nawe sinzi niba ari akajambo afite yakongeraho ariko ndabashimiye n'umutima wanjye wose ko rwose mwaje mwabukereye muvuga muti tugiye kuri abo bana nta nicyo mupfana icyabazinduye ubwo natwe nicyo cyatuzinduye ni wa mutima mwiza Imana yabateyemo kandi Imana izahora isubiza aho mwavanye murakoze Kristo Yesu akuzwe icyo nakongeraho nanjye ndagira ngo mbashimire n'umutima wacu wose twishimiye ko mwadutekereje mukaza kwifatanya natwe mubaye abafatanya butumwa baba Seventh de Paul de Renderede mu bufatanya butumwa rero bituma igikorwa cy'urukundo kibyibuha umutima ukaguka kurushaho Seventh de Paul twakurikije nawe yakoranaga n'abandi benshi abarayiki abapadiri abafurere aba leta akorana na leta byitwa ubutumwa rusange nyine babyita mission collective buri wese akagiramo uruhare
icyo gikorwa cy'urukundo kikagenda cyanduza abandi, urukundo rugenda rwanduza abandi, namwe nicyo cyabazinduye uyu munsi bikaba bibaye umunsi w'umwihariko twavuga ngo tugiranye amasezerano y'ubufatanya bikorwa ubufatanya butumwa bikitwa mission collective dans l'amour, élargir le cœur qui aime la personne et qui aime Dieu dans la personne. Gukunda Imana mu bantu. Uyu munsi ngiye nishimiye ko byahuriranye n'ivanjiri y'uyu munsi yavugaga ngo mureke abana bansange, none mukaba mwasanze abana cyane cyane abari bameze nk'abari ku ruhande, basizwe ku ruhande n'abandi, nabo barumva urwo rukundo rw'uko Yesu yabakunze akabahamagara ati mureke bazi bansange, abaha umugisha rero akawuha n'ababasanganiye. Turabishimiye rero, mwakoze kuza, mukomeze musakaza igikorwa cy'urukundo mu bantu, nicyo dukeneye. Murakoze cyane. Je nitwa Juliana, ndi umuvugizi wa Women of Vision, nkaba n'umugenzuzi. Ikibazo nendaga kubaza bene data ba masera batubwiye ngo bita ku bana koko babita bakabakura mu miryango. Ese uko mwabafashe ni mwebwe mu bamenya mwenyine cyangwa ari abandi nkuko natwe twaje uyu munsi? Hari abandi bajya baza kubasura bakabareba bakabagirira neza wenda umunsi ku wundi? Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Ubwo impamvu mfashe ijambo murabona ko akiri muto. Ni ukuvuga ngo dufite abafatanyabikorwa, abaterankunga, twenyine ntago twabishobora, ariko kubera ko duhari turi umuyoboro, twiyambaza Seventh de Paul yajyaga asabiriza, n'uwashinze umuryango yajyaga asabiriza. Natwe rero dufite abafatanyabikorwa, ibyo tudashobora abandi barabishobora. Wenda urugero nk'abafatanyabikorwa dukorana ni Doro, simuyizi, nabo baradufasha, abana bakajya nko mu mashuri. Hari n'ikindi twita tumurere adoption du cœur, ababyeyi badobuta abana bari mu mahanga ariko nabo bakatunyuraho, abo bana nabo bagashobora kwiga. Akaba n'abandi bari imbare batujyana imbare muri site ya papa. Mbese nukuvuga ngo dufite abantu badufasha, noneho n'umuryango wacu ukadushakira abaterankunga, natwe tugakora udushinga kugira ngo abo bana bashobore kubaho. Murabona ko ntago bashobora kubaho nta bandi bantu nkamwe nyine bafite umutima mwiza. Ntabwo wakora igikorwa nk'iki ngiki ngo Imana ibure kugiha umugisha, ibure kugobora abantu nkamwe kugira ngo abo bana bashobore kubaho. Murakoze. Icyo nabazaga ni bagenzi bacu natwe nkuko twahagurutse nka groupe, hari abajya baza bakabasura bishimiye, ubona bafite urukundo rw'abana bakabitaho cyane. Murakoze cyane. Muraho neza. Nitwa Yvonne Uwizeyimana, ndi kumwe na bagenzi banjye muri iyi groupe. Nashimishijwe cyane n'uburyo badusobanuriye ibyo bakora, ariko njye nari mfite ikibazo kimwe nashaka kubabaza. Buri bantu bagira ibibangamira mu nzira batangiye, mwebwe mubona ni iyihe mbogamizi cyane mubona ibagoye ku buryo ishobora kubabera inzitizi mu gikorwa cyanyu cy'urukundo cyiza mwatangiye, ku buryo byibuze abantu? Impamvu mbabajije iki nuko iyo abantu bamaze kumenya imbogamizi ituma igikorwa kitagenda neza, iyo mbogamizi niyo abantu barushaho kuba ariyo bifokasingaho kugira ngo bayivaneho, ibyo abantu bateganya babigereho uko babishaka. None mwebwe ni iyihe mbogamizi mubona ibagoye muri kino gikorwa cyanyu cyiza cy'urukundo? Murakoze. Murakoze. Imbogamizi nk'uko mubivuze, imbogamizi duhura nazo ni nyinshi muri ubu butumwa dukora bwo kwita kuri aba bantu bafite ubumuga. Icya mbere navuga ni ubushobozi bukeya, kugira ngo buri mwana wese, kuko saba gusa bari aha, hari n'abandi twumva twazana mu bandi ariko ubushobozi bukanga bukakomeza kuba bukeya. Icya mbere insimburangingo z'abana zitubera ikibazo kuko zihenda cyane.
icya kabiri hari imbago, ikindi noneho hari amagare kuko tubohereza kwiga bakabasha kwidepurasa, amagare nayo gakatubera indi mbogamizi kugira ngo abana bagere ku ishuri nk'uko bikwiriye. Indi mbogamizi ya gatatu duhura nayo muri iki gihe nk'uko mubizi cyangwa se tukirimo iki gihe cya covid, abana bacu kubera ubushobozi navuga buri hasi bahuye n'ikibazo cyangwa se duhura nacyo cyuko nta mashine dufite nko mu gihe ibigo byafunzwe ngo babashe gukurikira amasomo nk'uko bisanzwe. Icyo kintu kiracyatubereye inzitizi kugira ngo abana babashe gukurikira amasomo nk'uko bisanzwe. Kubona ubushobozi bwa buri mwana abe yabona ka mashine yige ari mu rugo, kubona ngo tumaze imyaka 2 cyabaye ikibazo. Nko muri iki gihe abana bari gukora ibizamini byadutwaye imbaraga zikomeye kugira ngo umwana umuzamure abashe gukora ikizamini ageze kuri nivo nk'iy'abandi, kubera igihe yatakaye akaba atarabonye ubushobozi bwo kwiga. Nyine ni ikibazo kitwugarije kugira ngo umwana ufite ubumuga abashe kugera ku rwego ruhagije. Ikindi wenda navuga nacyo kitubongamiye ni uburyo bwo kubadepurasa bajya kwiga. Dufite imihanda itwegereye kugira ngo aba bana bave ku ishuri nge batahe, nuko ari ngewe maso yari manza nahagarara mu muhanda kugira ngo batambuke, sino baramugonga. Ubwo ngubwo nyine ni ikibazo. Tubonye nk'ubushobozi tukabona igare se, moto se, akamodoka se ko kubadepurasa tubajyana ku bigo bigaho byadufasha, ariko turacyafite ubushobozi bukeya nka congregation tugerageza kubukoresha uko dushoboye. Noneho urumva n'iki gihe kugira ngo ucumbikira abana amplisi batagira hepfo no haruguru byose urabitaho, ni ikintu kigoye gikomeye, ni ikintu mbese ubona ko kiduhangayikishije. Ngizi imbogamizi rero dufite, hagakubitiraho amamenerivare yabo iki birabagora kuko ntago ubu uravuga ngo ndamuha umubyeyi we ntacyo ashoboye, n'umubyeyi we nawe turi kumuzamurana n'umwana. Ibyo byose ugasanga ni imbogamizi dufite. Ngizo imbogamizi zikomeye muri iki gihe turi guhura nazo, zikaba ziri kubera imbogamizi muri rusange abana. Noneho ikindi navuga by'umwihariko ni hari nkaho twagakuye nk'ubufasha bwo kuba twazamura ubushobozi bwo kwakira abana ku buryo bw'umwihariko, bukatwongerera kapasite yo kwakira abana. Twifuza kwakira n'abana 100 n'iki, ariko turacyafite kapasite iri hasi, ubushobozi buri hasi. Numva buramutse buzamutse byadutera izindi mbaraga zo kongera umubare w'abana twakira. Harimo nk'ibikorwa bimwe na bimwe dukora nk'ubworozi, dufite ubworozi bw'inkoko ariko navuga ziracyari nkeya cyane ku buryo zizamutse nabyo byadufasha. Dufite n'ubworozi bw'inka nabwo buracyari hasi, ubwo numva nabwo buzamutse byadufasha kugira ngo tubashe kurushaho kongera umubare w'abana twakira. Kuko uko wongera umubare w'abana bigusaba no kuba hari izindi mbaraga wongeye. Murakoze.
cyane ikaze 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 bashitsi bacu ikaze mfura iwacu tubakiranye ubwuzu mawe ikaze 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 bashitsi bacu ikaze mfura iwacu tubakiranye ubwuzu mama we turabaramutsa cyane ikaze 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 bashitsi bacu ikaze bashitsi bacu tubakiranye ubwuzu mama we turabaramutsa cyane turagendwa ikaze iwacu muze muri isanga bashitsi tubasanganyije tuyukuru y'amarembo nzira ziragendwa ikaze iwacu muze muri isanga bashitsi ikaze iwacu muze muri isanga bashitsi tubasanganyije urugo muze dusabane santere muze dusabane santere yacu santere yacu ruguru y'amarembo nzira ziragendwa ikaze iwacu muze muri isanga bashitsi tubasanganyije urugo muze dusabane Yesu ni Yosefu nyina wa Yesu ni Mariya udutoza ukuri ubudahemuka n'ubunyangamugayo bana batoya abarezi namwe bareka muzabirariza ise wa Yesu ni Yosefu nyina wa Yesu ni Mariya adutoza ukuri ubudahemuka n'ubunyangamugayo bana batoya abarezi namwe bareka nimukurikize inama zabo barezi muzayibariza mu ijuru kwa Data namwe bareka nimukurikize inama zabo barezi muzayibarizwa mu ijuru kwa Data ise wa Yesu nyina wa Yesu ni Mariya wadutoza ukuri ubudahemuka n'ubunyangamugayo bana batoya abarezi namwe bareka nimukurikize inama zabo barezi muzabibarizwa mu ijuru kwa Data ise barezi namwe bareka nimukurikize inama zabo barezi muzabibarizwa mu ijuru kwa Data barezi namwe bareka nimukurikize inama zabo barezi muzabibarizwa mu ijuru kwa Data Ibyishimo special mama we urukundo special mama we Kristo Yesu akuzwe iteka ryose yego turishimye kuba turi kumwe n'abashyitsi bacu yego rero mu ntege nke zanjye reka nsabe abana mu ntiza amashyi twakira abashyitsi badusuye Kristo Yesu akuzwe
nkuko nabibabwiye rero ahangaha hari abana b'ingeri zitandukanye. Dufite abana bari mu myaka y'amashuri itandukanye, dufite urangije universite, tukaba dufite umwana ugeze mu wa gatandatu muri petit seminaire ya Kabgayi, tukaba dufite abari mu yindi myaka nk'uko bisanzwe, abakoze toronkome n'abakoze cya sixième no muri primaire, dufite n'abatari batangira kujyayo, ab'intwari ngaba bafite imisatsi izinze ukuntu baratangira uyu mwaka barangije gardienne. Dufite imyaka ingeri zitandukanye. Noneho nk'uko nabivuze rero dufite abana bafite ubumuga bukomatanyize, mu gifaransa bavuga ba MC, bafite ubumuga bw'ingingo n'ubwo mu mutwe bikomatanyije. Tukagira none n'abana bafite ubumuga bw'ingingo, tukagira noneho dufite n'umwana utabona. Eric dufite noneho n'abandi bana bazima baba mu kigo. Abo bana bakaba uruhare rumwe ari aba leta, urundi ruhare akaba abo bana ari ababikira. Kubera iki? Impamvu ni babatoragura mu mashyamba baratawe ari impinja, ya leta igasaba ubufasha ko uwo mwana twaba tumufashe. Ababikira nabo bikaba ngombwa yuko hari uwo babonye iyo mu marigori munsi y'imihanda, hehe ari uruhinja, ari iki afite ukwezi abiri gutyo, uwo mwana umusangamo umuntu akaba ari umwana udafite ubumuga, ari kazima kakaba karimo gutyo. Yego, niyo mpamvu ushobora kubona harimo utwana tudafite ubumuga. Noneho rero twihuse ndi kugira ngo mbabwire ubuhamya bw'abana bakeya babiri bari hano. Ndavuga ku mwana uri hano witwa Manzi Diodone. Manzi, Jejuru bakubona, ngwino hano. Uyu mwana akaba yiga mu mwaka wa gatatu. Mwaka wa gatatu ubanza arawurangije, agiye kujya mu mwaka wa 4. Ubwo rero uyu mwana amateka ye uko yavutse nta muntu ubizi, ariko yatoraguwe Mw'Ishamba. Muri kubona ari amazuru yuko gameze, ibisimba byari byaramuriye. Biba ngombwa yuko bamujyanye kwa muganga, aka kantu kagahuza kano kaba muno muhaga nta karimo. Biba ngombwa ko bamudoda, niyo mpamvu gabaye kuki nuko bamanuye nyine bakadoda kugira ngo umubiri gongere gufatana. Yego, noneho ubwo baje kumutoragura, ababikira baramurera. Ubu ngubu ari muri iki kigo nk'uko mwabibonye ko angana gutya, uri kubona ko ari umusore. Ubu ngubu ariga, ni umwana uzi ubwenge w'umuhanga. Manzi, felicitation, umubana babu wa mbere arimo. Yiga hariya kuri ekore ya primaire ya Fatima hano. Ubu ni umwana w'ababikira, ni uwacu bwite. Yego, ntago wenda niriwe njya muri byinshi, ariko nuko amateka ye nyafite nk'uko mama yabibabwiye ko ndi mushya. Uyu mwaka ni wa gatatu nsezeranye, ariko ngira amahirwe ubutumwa bwanjye bwose nabutangiriye ahangaha. Yego, Manzi rero ubu ngubu ni uwacu, ntago tumwiyubagana, ntawe tumuha, ntawe tugira gute, byose kuzarinda yubatse urugo, ubuzima bwe bwose buri mu maboko y'ababikira. Manzi, felicitation. Merci. Yego, murakoze. Undi mwana ngiye kubabwira ku mwana yitwa Wihogora Providence. Jejuru, uyu mukobwa muri kubona yitwa Wihogora Providence, akaba arangije imyuga. Ubu azi kudoda, ararangije ara muri atelier de série de 7 de Paul de Renderede. Ararangije ubu rwose ku mashini nta kintu wamubeshya.
uyu mwana nawe mu by'ukuri amateka ye nzi nta famiye ye afite. Umubyeyi we nzi ni mama we wo mu batisimu. Uyu mwana yatawe inshuro ebyiri, atabwa hariya ku muryango w'ababikira hano kuri iyi hoteli yacu hano home dakeye, ubundi bamuta iyi hirya, noneho baragenda bamuta ku nkingi iri hariya mu isoko hariya ku magare, muri gare hari ahantu hari inkingi inyuma y'amashanyarazi, barahamurambika n'indezo, uyu mwana arahasigara. Ubwo abantu baza kumutora, baza batabaza ati nta bushobozi dufite bwo kurengera uyu mwana, ariko mwadufasha byibura mwe mwabona amata mukabona n'igikoma. Umwana yaje kurererwa ahangaha, none uko muri kubona uyu mwana ni uw'ababikira. Reba uko angana, ubu twenda nibishoboka wenda tuzashingira. Ubu ubu nkaba mushimira, ejo bundi yazanye certificate ikeye y'umwanya wa 2 mu kigo cy'ababikira. Bajya kwicara. Manse abamutaga ni bande? Umubyeyi we kugeza ubu ntago muzi, ariko urumva yamwikuye mu mugongo ararambika, aho bamusanze n'ingobyi, asigara umwo ngumwe. Kugeza ubu umubyeyi we ntago nge muzi, uretse ko bamusanze n'ingobyi. Uko umwana ukuze umuntu amwurutsa mu mugongo, harambitse aho impande y'ipironi ry'amashanyarazi hariya kuri gare, abagira neza barararuza. Nuko umwana yararezwe arakura, dore nuri urana we burana w'ababikira, nta kwiyubagana ngo wenda uvuge ngo uyu ni famiye uramwoherezayo uragira ute. Nuko nguko tubona abana, nuko nguko. Murakoze, mwari mwansabye ko mbabwira amateka y'abana babiri muri makeya, ndumva naba mbirangije. Murakoze. Okay, tukasaba umuyobozi wa w'iyi group nawe akagira icyo bavugisha, kuko hari ibyo babazaniye babatekereje neza cyane. Reka nawe agira icyo atubwira. Murakoze cyane Bakti. Mu mwanya nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu avuge, cyane iyo umaze kumva amateka akomeye biba bigoye, ariko ntabwo ari cyo twagambiriye. Twaje kwishimana n'abana. Abana muri aho? Abana rero nibo twaje ubundi tuzi cyane, ntabwo twaje tuzi ababikira, twaje ari mwebwe twatekerejeho. Ni byiza ko dutekereza ku bana kugira ngo batazajya bumva yuko baba bonyine. Turabakunda kandi turabakunda cyane. Twaje rero tubakumbuye, dufite amatsiko yo kubabona, dusanze muri bazima. Imana ishimwe ko yabarinze. Mase twahetse nk'uko uri kubibona, ntabwo biba byoroshye, nta nubwo biba ari bitoya, umutima cyane. Ntabwo twebwe abaje tubahekeye dukize cyangwa dutunze, wasanga natwe twafashwa, ariko umutima wuko hari akantu nabonye kavuga ngo nize gutanga ntafite. Buri umuntu uzaba adafite ikintu kinini azaba yakuzirikanye. Turabazirikana kandi turabakunda. Izi nizo mbaraga z'amaboko yacu mu buryo bw'ibifatika, ariko n'umutima w'urukundo turawufite. Muri urwo rwego muri ko nare hari utuji, hari utubiswi, twifuje ko turi busangire n'abana. Twifuje ko turi busangire n'abana. Reka ababishinzwe begere hino, tugende duseriva abana dusangire nabo. Ndumva nta bindi bintu byinshi twavuga. Turi kumwe kandi tuzagaruka. Yego murakoze. Ndumva muri aka kanya buri mwana wese n'abadusuye turagubwa neza. Murakoze cyane. Reka uyu mwanya rero mubaharire, dusangire n'abana, twishimane n'abana. Ibyo mwaduteguriye kandi bitugwe neza kuri roho no ku mubiri. Murakoze.
turishimye ko mwatwakiriye neza kandi tuzagaruka kandi turasenga ngo Imana izazane n'abandi naho twe tutagaruka ariko hazaza abandi bakora ibiruta ibyo twe twakoze. Twabishimiye abamanseri Imana ibaha umugisha. Uyu ni umurimo uba utoroshye mu by'ukuri, ntago biba byoroshye, nta nubwo abantu bose babishobora. Bisaba umuntu ufite umutima ukomeye kandi wabihamagariwe. Imana ibaha umugisha, ntikibagirwe imirimo yanyu. Abantu twazanye Imana ibaha umugisha kandi duha umugisha, ntikibagirwe imirimo yanyu. Abatureba tuzabishimira kubana natwe, ariko tuzabishimira cyane kubikora niyo twe twaba tudahari. Kubikora namwe byaba byiza ahangaha, kandi namwe bababonye hano bakwishima. Reka tubasezera, amasaha aragiye kandi twavuye ahantu kure. No muri iyi minsi ikibazo cy'amasaha ntabwo cyoroshye. Turabishimiye, mwatwakiriye neza, turanezerewe. Iki ni igihe cyo kubasezera. Imana nidushoboza tuzagaruka kubasura. Abana turabakunda kandi turabakunda cyane. Twaricaye tubatekerezaho kandi tuzakomeza kubikora kubera ko tubakunda. Murakoze cyane, musigara amahoro kandi Imana ibigenze neza kurusha. Murakoze.